wigeze wumva ifaranga ry'ikoranabuhanga Bitcoin cryptocurrency? Ifaranga ryo gutangira habanje ibyo bita barter trade. Barter trade ni ukuvuga ngo umuntu yabaga afite ibishyimbo agahereza undi amashaza akagurana, akaba habayeho guhererekanya, umwe atanze icyo afite n'undi atanze icyo ashaka. Nyuma haje kuza ibyo bita paper money. Uru ni urupapuro rwatangagwa n'ibigo bibishinzwe, urugero nka banki. Ukaba wazana igicuruzwa cyawe bakakwandikira urupapuro, bakarusinya, bakaruha agaciro. Ako gaciro kakaba kavunjwamo icyo ushaka cyose. Nguko uko paper money yaje, inoti dukoresha umunsi ku munsi. Uko iterambere rigenda riza niko ubuhanga bwa muntu, kwiga uko umuntu yakwibeshaho bigenda byiyongera, ari nako umuntu ashyiramo inyurabwenge nyinshi akaba yahanga udushya. Nguko uko haje computer, abantu batangiye guhererekanya amafaranga bitanyuze mu ntoki, ahubwo batangiye guhererekana binyuze mu ikoranabuhanga nka telefone cyangwa se mudasobwa. Nibwo haje ibyitwa mobile money, haza mobile banking. Ukaba wafata za note zawe bazijyana kuri banki, bakakwandikira amafaranga bakayashyira muri mudasobwa, wakanda cyangwa se bakwinjira muri konti yawe ukabona ya mafaranga. Nyamara ntabwo uyafite mu ntoki, ariko uyafite mu buryo bwa online. Nguko uko haje icyo bita cryptocurrency, ifaranga ry'ikoranabuhanga. Abenshi bamaze gusobanukirwa ndetse n'abandi batarasobanukirwa. Ubundi cryptocurrency ni iki? Tujye kuganira kuri cryptocurrency. Turaza no kuvuga kuri mining yitwa Pi, abenshi muzi, abenshi mwakoze. Turaza kumenya ubundi ni iki cyerekezo cya Pi, ni ibiki bisabwa kugira ngo ubashe kumininga Pi. Cryptocurrency ni ifaranga ry'ikoranabuhanga mu buryo bw'ikinyarwanda. Ni ifaranga ryavumbuwe, ikorwa n'abantu ariko binyuze mu buryo bwa mudasobwa. Ni ifaranga ritaratangira gukoreshwa mu bihugu byinshi, gusa hari n'ibihugu byatangiye kwikoresha nk'ifaranga ryemewe. Cryptocurrency ni ifaranga ry'ikoranabuhanga rifite systeme idashingiye kuri banki cyangwa se transaction n'imwe, cyangwa se idashingiye ku kigo cyigenga runaka. Nguko uko cryptocurrency yaje. Cryptocurrency yatangijwe bwa mbere mu bihugu bigiye bitandukanye, gusa yaje mu mwaka wa 2009 ku itariki 3 z'ukwa mbere nibwo cryptocurrency yashyizweho. Yakozwe n'uwita Satoshi Nakamoto. Kugeza ubu ngubu uyu muntu ntabwo azwi, nta muntu n'umwe umuzi. Yakoresheje mudasobwa, porogaramu ya mudasobwa. Ibi nibyo yakoresheje byitwaga Bitcoin software. Iyi software yakoze miliyoni 21 za Bitcoin, izishyira hanze, izishyira mu bantu. Ziba arizo zisirikira ku buryo ibyo bita total supply, ubwo ni ingano y'amafaranga yose yakozwe muri icyo gihe, n'uwitwa Satoshi Nakamoto hamwe n'itsinda yari yumufashije. Bitcoin mu mateka yayo bigaragara yuko yakozwe muri 2009, ariko yaje kugenda izamuka igira agaciro kari hejuru, aho ubu ngubu Bitcoin imwe igeze ku 67 by'idolari. Izi ni miliyoni zirenga 70 z'abanyarwanda. Ifaranga rimwe, mwibuke ko bakoze miliyoni, twavuze ko bakoze miliyoni 21 za Bitcoin. Ngaho kuburebe niba Bitcoin imwe ihagaze miliyoni zirenga 70, ubwo miliyoni 21 za Bitcoin zihagaze ngahe?
ni amafaranga utabasha gushyira mu mibare, ni amafaranga menshi. Abanga bavuga yuko Bitcoin ishobora kuzagera ku $100 kandi Bitcoin imwe yigeze kugira agaciro katari no mu ifaranga ry'u Rwanda rimwe. Nguko uko agaciro kagenda kazamuka k'iryo faranga, haba rifite uwaritunze ni umuntu ubu ngubu ukize cyane. Kimwe nuko hari uwagurishije Bitcoin ziwe akazigurishamo pizza. Niyo mpamvu habaho pizza day, kuko yabonaga ko yari azi ko Bitcoin izaba nta gaciro ifite mu gihe kizaza, bitewe n'ibyumviro bye cyangwa se ibyo yashakaga, avunja Bitcoin ze mu pizza. Hashyizweho n'umunsi mpuzamahanga witwa Pizza Day. Tugiye kureba Bitcoin ntabwo ari ifaranga ry'ikoranabuhanga ryakozwe gusa, hagiye hakorwa n'ayandi nka Ethereum, hakorwa nk'ayandi nka XRP n'izindi za Shiba, za Doji. Ubu ngubu hariho cryptocurrency ku isi yose zimaze gukorwa na porogaramu ya mudasobwa nyinshi, ni cryptocurrency zirenga 1000. Tugiye kureba mu mibare cryptocurrency ziri ku isi yose cyangwa se zakozwe n'abantu cyangwa se na mudasobwa binyuze muri porogaramu ya mudasobwa, ni cryptocurrency nyinshi n'izindi zigenda zivuka aho abantu bazikorera binyuze mu buryo bwa mining. Ni cryptocurrency zigiye zitandukanye, aho hari nk'izo bita native coin, hakaza izo bita altcoins. Cryptocurrency ubu ngubu cryptocurrency zihari zirenga 25. Ni cryptocurrency ziri ku masoko. Iyo mvuze amasoko, ni amasoko nyine zicururizwaho. Hari ayo bita centralized na decentralized. Centralized ni amasoko azwi nka Binance, OKX n'izindi. Gusa hari n'izindi bita decentralized, aho hazamo ama wallet na trust wallet n'izindi. Nari maze kubabwira ko cryptocurrency ziri ku isi zirenga 25. Ushobora kwibaza ati se ko cryptocurrency ari nyinshi kandi zikaba zifite agaciro zose zigiye zigafite, ahangaha tuzamenya dukoresha iyihe? Nubwo cryptocurrency ari nyinshi, ntabwo ariko zose zinganya agaciro. Hari izifite agaciro kari hejuru, hari izifite agaciro kari hasi, hari izizamuka cyane, hari n'izizamuka buhoro, hari izigumaho ziri, arizo twita stable coin. Izigumaho ziri ni stable coin, aho ngo tuvuga nka USDT, ni dolari ariko riri mu buryo bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga, naho native ni ifaranga ryishingiyeho ubwaryo. Nubwo muri cryptocurrency harimo amafaranga agiye atandukanye, gusa haragiye ashingiye kuri ifaranga rimwe. Reka dufate urugero, Bitcoin ni ifaranga riri native kuko niryo ryonyine ryishingiyeho. Ariko nijya dufata nk'urugero rw'izindi coin, hari izishingiye kuri network yitwa Ethereum. Izi ngizi iyo ugiye kohereza coin runaka, ugiye kohereza undi muntu, bigusaba yuko uba ufite network fee. Ubwo ni ikiguzi cyawe bari gucaginga, riyo rishingiye kuri rya faranga rinini ryafashije iryo ngiryo kuba ryajya ku isoko. Mu magambo make tuzita altcoins. Altcoins zitandukanye na native coin. Altcoins ni uburyo busobanura ko ni cryptocurrency zishingiye, twavuga ko zishingiye ku zindi. Ubu ngubu altcoin zizwi cyane navuga ko ni nka Turbo, Maga, Welsh.
Gusa nitujya kureba native coin y'amafaranga yishingiyeho, nababwiye ati hari zitwa native coin, mbaho urugero nka Bitcoin, mbaho urugero nka Ethereum. Izi ni coin zishingiyeho. Native coin rero ni coin zashinzwe kuri blockchain zayo, cyangwa se zashinzwe zifashe blockchain zayo. Nivuga blockchain wumve ko ni ya systeme ifasha kuba wakwakira coin ukayakira mu ikofi yawe iturutse mu yindi kofi byifashishijwe mudasobwa. Mu magambo y'icyongereza ni uburyo bwo kohereza cyangwa se kuri codinga transaction zikaba zava kuri computer runaka zikajya no ku yindi computer, cyangwa se telefone runaka zikajya zajya no ku yindi telefone runaka. Tugiye kuvuga ibijyanye na cryptocurrency, ni ibintu byinshi birimo, ariko reka tujye kuri mining. Turaza kubijyanisha na Pi ko niyo coin. Mining ntabwo iraba coin gusa, iri mu nzira zo kuba yaba coin, kubera ko ifaranga ritaragira agaciro ntabwo riri coin. Mining ni iki? Ubundi musanzwe mining ni ugucukura, ikoreshwa mu buryo bwo gucukura wenda amabuye y'agaciro, ariko mu buryo bwa cryptocurrency, mu buryo bw'ikoranabuhanga, tugendera mu ruganda rw'ikoranabuhanga rwa cryptocurrency, mining ni uburyo bwo kuba rwacukura nyine ayo mafaranga y'ikoranabuhanga, mu gihe runaka yagira agaciro ukaba wayahabwa, cyangwa se ukaba wayavunjamo ukaba wafatamo amafaranga runaka. Mining rero ni uburyo bwizewe nanone bwo kuba wabonamo amafaranga y'ubuntu wifashishije telefone yawe, icyo ukora, cyangwa se wifashishije mudasobwa zawe. Ahangaha ufata mudasobwa yawe cyangwa se telefone yawe, ukaba wakwinjira muri systeme runaka yashyizweho n'ikigo runaka, bakaba batanga agaciro cyangwa se bakatanga coin runaka bitewe n'uburyo mining cyangwa se umuvuduko miningiraho. Then izo mininze bakaba bagira igihe bakazibaha zikajya ku masoko. Amasoko nababwiye ko ari decentralized na centralized. Mining ishobora kuba iri kuba cyangwa se yarabayeho. Dufatiye nk'urugero, mining ushobora kuba mining ifaranga ritarajya ku isoko, nanone ukaba mining ifaranga riri ku isoko. Ahangaha hariho nk'abantu bakimayininga Bitcoin, hari mashini cyangwa se udukoresha ugura tukadugufasha kuba wamayininga coin runaka. Tujya kureba hari ibice bya mining. Ntabwo mining iri uburyo bumwe. Mu bice bya mining turasangaho ko hari ibice bigiye bitandukanye. Hari uburyo bwa CPU mining, hakaba uburyo bwitwa GPU mining, assist mining and cloud mining. Ubwo ni uburyo bwo kumininga. Hakaba niyo bita solo mining and mining pools. Izi ngizi tuzagenda tuzivugaho butaha. Reka turebe ubundi Pi turi kumininga ni iki? Pi ni iki? Yazwe ryari cyangwa se yakozwe na bande? Ese ifite akamaro? Pi network yakozwe n'uwo bita Nicholas Kokalis and Ngeshediao Fan muri 2018. Yakozwe n'abantu babiri. Uzwi cyane ni Nicholas, n'abantu muzi cyane. Pi rero ni decentralized. Iyo tuvuze decentralized yishingiyeho, ntabwo ishingiye ku kigo runaka ngo uvuge ngo ishingiye kuri leta runaka.
intego yayo ni ukongera cyangwa se ni ukuba yazamura uburyo bwa decentralized binyuze mu byo bita peer to peer transaction, aho umuntu ahererekanya n'undi ikintu runaka yabyumvikaniyeho nta wundi muntu ubirimo wa gatatu. Ikaba yemerera abantu kuba bamininga coin yabo cyangwa se ifaranga ryabo binyuze muri telefone zigendanwa. Ibi bitanga uburyo bwo kuba accessible tugendeye cyangwa se tujyanyije n'izindi nka Bitcoin mining. Pi mining ibona byibura abantu barenga miliyoni 47 binjiramo, reka bari niyo mpamvu abantu benshi bayizera bakayiha n'agaciro. Pi mining ntagira agaciro nkuko nabibabwiye, yakozwe na Nicholas Kokarisi no bita Shindiyaho Fani muri 2018. Iri faranga yaje gukora ibyo bita mainnet mu 2019, noneho riza kugira icyo bita closed mainnet. Pi mu mateka yayo bivugwa yuko ari ryo faranga ryamainenzo riri kumaningwa n'abantu benshi kandi rikaba rifitiwe icyizere. Kugira ngo ubashe kuzahabwa Pi zawe nuko uzaba warakoze KYC, nibyo bita know your customer. Ibingibi ni ibintu bisanzwe na banki zirabikora kugira ngo babashe kwizera umutekano w'ifaranga ryabo, nuko bagomba kumenya umuntu uwo ari we uri kumayininga mu buryo bwo kugira ngo bavaneho urujijo ko yaba atari robo ziri kumayininga, cyangwa se mu buryo bw'umutekano wa konti yawe haramutse habayeho bijyanye n'ubujura. Niyo mpamvu ukora icyo bita KYC, bagusaba imyirondoro yawe, irangamuntu yawe, ukayifata n'amafoto ndetse ukaba wanakwirekodinga video. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bikoreshwa cyane muri cryptocurrency no mu mabanki arakoreshwa muri zindi systeme z'ikoranabuhanga. Bimwe mu byo wamenya muri Pi hari ibyo bita ama wallet. Ikofi wallet ni iki, imaze iki, izagufasha iki wowe mining Pi? Wallet ni ikofi nyine nk'uko wumva ikofi isanzwe, ariko biratandukanye kuko wallet mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa cryptocurrency igira ibyo bita address, tukagira ibyo bita private and public wallet. Private wallet ni ibyo bita passphrase. Ahangaha ni uba ugomba kubyereka umuntu n'umwe, nta n'umuntu ugomba kumenya ko uzifite cyangwa se ngamenye amagambo azigize. Akenshi uzasanga ari amagambo 12 gusa hari naho arenga. Ni private nyine, ni izawe, undi muntu aramutse azibonye yaba afite ikofi yawe. Mu gihe public ni ikofi ariko ushobora guhererekanya n'undi muntu, nkaba na kopi ya address y'iyo kofi, nkaba nayigukanyorezaho coin runaka nanjye nkazakira. Iyo niyo bita public. Mwibuke mutandukanye ibi bintu. Private ni wemere kwitanga, ni nabyo bita private key. Nta muntu wemere kubiha, ni iyawe, ni ubutunzi bwawe ugomba kubika buryo nta wundi muntu ubimenya. Iyo utakaje ifaranga ryawe, tuvuge nk'urugero, uramutse ufite coin warazishyize muri wallet yawe, ugata ibyo bita private key, ubutaye za coin zawe. Niyo mpamvu bakubwira mbere yuko winjira mu ikofi, barakubwira ati banza ubike kure private key zawe, ni izawe, nta wundi muntu ugomba kuzimenya. Ngira inama n'abantu mininze Pi, mwibuke gucunga private key zanyu kuko ni ubutunzi bwanyu, niho bubitse, mubiha agaciro. Mbere yuko
amafaranga yawe ajya muri wallet hagomba kuba icyo bita migration. Izo wamayininze zikava muri dashboard zikaba zajya muri migration. Ibi ni ya system n'undi ya mainnet. Kugira ngo ifaranga rive muri Pi dashboard zijye muri wallet yawe nuko warakoze KYC. Ahangaha tuzagenda tubiganiraho mu kiganiro gitaha, tuganira kuri mainnet KYC uburyo bikorwa n'ibyo bita tentative. Bamwe bafite muri tentative nabyo tuzagenda tubigarukaho. Cyo sabwa no gukora subscribe. Cya faranga twamayininze nirimara kugira mu ma wallet hari kizaba gisigaye kugira ngo turihabwe agaciro. Nuko ba nyiraryo bazatekereza agaciro karyo bakagashyiraho, baranyuze ugafata agaciro ryagize ugakuba nizo ufite. Izo ngizo na available balance, ni amafaranga hari wabasha kubikura, uzayakuba n'agaciro. Gusa hari ibyo bita listing. Listing ni uburyo bya faranga rijya ku isoko bikaryahabwa agaciro. Kugeza ubu Pi ntabwo iraba listed. Nicyo turindiriye. Niyo mpamvu bavuga ngo mufashanye mukore KYC. Niyo mpamvu babwira aba validator gufasha abandi kugira ngo barebwe system yakwihuta. Ifaranga reka ryajya ku isoko rikabwa agaciro abantu bakabikoresha. Intego ya Pi mbibutse ni peer to peer. Nzaba mfite igikoresho runaka, gicuruzwa runaka, ufite Pi zawe. Mvuga ati iki giciro gifite agaciro ka Pi zinize, then uba wemerewe kuzigura ukoresheje Pi ufite. Nabibasobanuriye ni peer to peer. Pi network rero isaba ifite umuvuduko uri hejuru bitewe n'uburyo abantu bazagenda bayigura. Ko bazagenda bayigura bayiholdinga. Ngira ngo ibi ni bijyanye na market. Aha ntabwo nakugira inama ngo uzagurishe uzagure. Ahangaha biterwa n'ubushake bwawe ndetse no kubona agaciro k'ifaranga rishobora kuzagera mu gihe kizaza. Hari ibyo bita guholdinga no kuzibika, hakaba no guseringa. Ahangaha ni wowe wifatira umwanzuro. Ndabashimiye mwibuke gukora subscribe. Ubutaha tuzaganira ibintu bitandukanye bigiye bifitanye aho bihuriye na Pi. Tuzagenda tuganira kuri mainnet, tuzagenda tuganira kuri wallet n'ibindi bitandukanye na Pi browser tuzabibabwiraho. Mwibuke gukora subscribe, musharinga n'abandi video. Kora neza.